Musha n'umwanya Bishop ampaye wo kugira ngo uyu mwanya muri region y'Amajyaruguru ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka habaye amatora kandi abakristo mwari mufite intumwa iri hafi aratwereka nawe abamuherekeje muri teraniro nyakubahwa. Murakoze nyakubahwa perezida wa komite nyobozi ya EBR, ba nyakubahwa ya EBR, ba nyakubahwa ababishopu muri hano, ba nyakubahwa abasurejono muri hano, ba pasiteri mwese duteranye hano kuri uyu munsi, hari abo dusanzwe duhuriye mu itorero ryacu EBR ndetse n'abandi baje ahangaha ari abashyitsi bacu, ba nyakubahwa muhagarariye inzego bwite za leta n'abamuteranye natwe kuri uyu munsi, ba nyakubahwa abakozi munyuranye bo mu nzego zinyuranye muteranye natwe, bakristo mwese muteranye kuri uyu munsi, amahoro y'Imana abane namwe. Ndishimye kubw'uyu mwanya mwiza mpawe kugira ngo nyakubahwa yabivuze dufitanye urugendo rurerure. Ni byiza rero ko abantu bazajyana urugendo rurerure bamenyana kugira ngo hazabeho n'ibihe byo kuganira. Ese umugore wanjye yahaguruka atangiye haleluya. Munsi twaje kubasura mpagarariye mwebwe mwese muri hano, ariko igice kimwe ngiye gisaba tuzi imbere yanyu twese. Nagira musabe ba nyakubahwa mwese muri hano mwamperekeje turi kumwe, mwazana imbere tugasuhuza aba bantu. Karibu abazanye n'abagore nabo bazi. Manze sabe perezida wa komite nyobozi ya EBR kwigira hano imbere, sabe nanone umuvugizi mukuru wungirije, nagira ngo nanone sabe umucungamutungo mukuru wa EBR
nahoze hano imbere, nakagombye kuba ntumira n'umunyamabanga. Icyizere mwatugiriye, mwatwemereye kubahagararira muri iki gihe cy'imyaka itanu. Mwarakoze, ndimo mvuga mu izina ry'aba ngaba, mwarakoze. Kandi ndi Bishop Andras Mitovu, ubutumwa mu ntara y'Iburengerazuba, ayobora perezida wa komite nyobozi ya EPR, ndi kumwe n'uyu mubyeyi. Pasiteri Sebagenzi Yohani Damascene, ni umubitsi mukuru w'ishyirahamwe ry'amatorero y'Abatisita mu Rwanda, kumwe na madamu. bose baze hano imbere, mugume imbere mwebwe n'abandi baze hano imbere. Bishops, turi hano, hari ababishops tutababwiye cyangwa se batabasuhuje uyu munsi.
Abisirayeli bose ati yemwe nabemereye ibyo mwansabye byose mbimikira umwami wo kubategeka none uwo mwami ajye ababi imbere yewe ndashaje mezimvi kandi dore abahungu banjye muri kumwe nabo muzi yuko nagendaga imbere yanyu uhereye mu buto bwanjye ukageza ubu ndi hano nimunshinje imbere y'Uwiteka n'imbere ye y'uwo yimikishije amavuta mbese hari uwo nanyaze inka ye cyangwa hari uwo nanyaze indogobe ye ninde nariganije ibye ninde nahase cyangwa ninde natse impongano ikamuma amaso ngo mbibarihe baramusubiza bati ntabwo waturiganije kandi ntabwo waduhase nta n'icyo wanyaze umuntu wese. Umurongo wa 5 arababwira ati Uwiteka n'uwo yimikishije amavuta nibo bagabo bahamya uyu munsi ko ntacyo mwambonyeho. Baravuga bati niwe muhamya. Umurongo wa 6 nuko Samweli abwira abantu ati Uwiteka niwe watoranije Mose na Aroni akura abasogokuruza mu gihugu cya Egiputa nuko none imuhaguruke mbahamirize imbere y'Uwiteka ibyo gukiranuka byose yabagiriye n'abasogokuruza. Yakobo yaje muri Egiputa bukeye basogokuruza batakambira Uwiteka maze Uwiteka atuma Mose na Aroni bakura abasogokuruza muri Egiputa babatuza muri iki gihugu. Umurongo w'9 ariko bibagirwa Uwiteka Imana yabo ibahana mu maboko ya Sisera umugabo w'ingabo za Hasori no mu maboko y'Abafilisitiya no mu maboko y'umwami w'Imowabu arabarwanya 10 mwami wanyu. Nuko none dore umwami mwitoranirije kandi mwasabye ngaho Uwiteka amaze kubaha umwami wo kubategeka. Icyampa mu kuba Uwiteka asaba Uwiteka maze uwo munsi Uwiteka yohereza guhinda kw'inkuba n'imvura abantu bose baherako batinya Uwiteka na Samweli. Nuko abantu bose babwira Samweli bati sabira abagaragu bawe ku Uwiteka Imana yawe twe gupfa kuko twongereye ku byaha byacu byose iki cyaha cyo kwisabira umwami. Maze Samweli abwira abantu ati nimutinye nukuri ibyo bibi byose mwarabikoze ariko noneho nimukebakebe ngo mudakurikira Uwiteka ahubwo mukorere Uwiteka n'imitima yanyu yose mwakira igice cy'ijambo ry'Imana. Duciye bugufi kandi uracyari Imana ivuga bigakomera uracyategeka bigakoreka niyo mpamvu tukuzaniye imitima yacu. Dore iri ni ijambo ryawe wandikishije kandi ijambo ryawe rivuga yuko ushyize imbere urugi rukinze ntawe ubasha kurukingura nta n'ushobora gukingura urugi wakinze. Turakwinginze ngo iri jambo rikingurwe nawe umugaragu wawe ugiye kudusaba. Niyo mpamvu iri jambo ryawe turisengeye kugira ngo abarwayi bari muri iri teraniro bakizwe naryo abanyabibazo bahabwa ibisubizo biturutse icyo gihe 2014 kugeza ejo bundi mu kwezi kwa 5 k'uyu mwaka ari ndi regionali nkorera Israel bose ati yemwe nabemereye ibyo mwansabye byose ndimikira umwami wo kubategeka none uwo mwami aje abaje imbere jeweho ndashaje mezimvi kandi dore abahungu banje muri kumwe muzi yuko nagenderaga imbere yanyu uhereye mu buto bwanjye ukageza ubu ndi hano nimunshinje imbere y'Uwiteka n'imbere y'uwo yimikishije amavuta mbese hari uwo nanyaze inka ye cyangwa
hari uwo nanyaze indogobeye, ninde nariganije ibye, ninde nahase, cyangwa ninde natsimpa impongano ikampuma amaso. ngo noneho nibimpama mbibariye. Baramusubiza bati ntabwo waturiganije kandi ntabwo waduhase, nta n'icyo wanyaze umuntu wese. Arababwira ati Uwiteka n'uwo yimikishije amavuta nibo bagabo bahamya uyu munsi ko ntacyo mwambonyeho. Baravuga bati niwe muhamya. Haleluya. Tukaba turi no mu mugambi w'uwo mugabo. Icyiza numva cyambaho naharanira ko n'abandi kibaba. Icyo ngicyo cyiza kingwa neza kimbeshaho neza, kumva na mugenzi wanjye agikeneyeho nawe yakibona bikamutera umwete yuko nawe yahabucyafite. Kandi Imana ishaka kubona ubwiza bwayo bugendagenda muri twe. Uko twicaye gutya bukaba bugendagenda muri twe, irishima kandi igahabwa icyubahiro. Mumpere Imana icyubahiro. Iyo bimeze bityo, Imana yumva yagumana natwe, ikumva yahora iri kuturinda. Satani umunsi ku wundi, umwanya ku wundi, ahantu ku handi abarimo atwonga runono, abarimo aducungacunga, ashaka icyo yakora kibabaza Imana umwanya ku wundi. Ariko iyo tubaye muri bwa buzima maze kuvuga, Imana ibihora iruhande rwawe, biri kumwe nawe, niba ishaka kugutakaza, niba ishaka ko wababara, kwa gucungacunga kwa Satani kuba impfabusa, guhinduka ubusa. Iyo ari kumwe natwe abaducunga, aducungira kugira ngo ubuzima bwiza tubuhorane, duhora turi mu busabane nayo, ikadutiza n'imbaraga zo gukora kugira ngo tugire ibyo twunguka bitubeshaho tukabaho no mu mibereho myiza, kuko Uwiteka twishimiye. Haleluya. Imana ni nziza kandi Imana ni urukundo. Iyo dukora imirimo myiza, ndavuga gukorera ibyiza, kwikorera ibyiza, gukorera abandi ibyiza, bituma imirimo y'Imana yigaragariza muri twe, maze Imana igahabwa icyubahiro. Kwigaragariza muri twe imirimo y'Imana, handi tuzayibona ikoreka, ariko tuvuge, nitubibona tuvuge n'indi y'Imana. Kubera iki? Hari itandukaniro n'indi mirimo dusanzwe tuzi. Niyo mpamvu abana b'Imana, Imana yishimiye, Imana iturana nayo, Imana nawe umwanya ku wundi tujya tuvuga ngo nyamara biriya ni ibitangaza by'Imana. Jambaba kenshi tubonye ikintu kidasanzwe cyakoretse, abantu uriya muntu muhangaje ikuzimu uzirana imbaraga za Satani. Ariko ubundi Imana na Satani ni ukora ibitangaje cyane. None kuki tuvuga ngo ni ikuzimu? Ikuzimu no tanga bikakaye kurushaho. Imana nayo yagombye gutanga ibigize bite, ibikomeye kurusha ibindi. Ahangaha tugiye kuganira ku kigo kivuga ngo haranira kurema ubuhamya bwiza bukubera ubwishingizi muri uru rugendo. Haranira kurema ikihe? Ubuhamya bwiza bukubera iki? Ubwishingizi muri uru rugendo turimo tugenda tugana hehe? Hariya hahandi. Muri iyi minsi ubuhamya bwiza burabuze, kandi abantu wabareba ukabona ntacyo bibabwiza, ukabona ni ibisanzwe. Tuba
uhangayitse nawe ugera mu rugo ugasanga wapi ari umugore ari umugabo bwarabuze baramubonye ibyo Sawuli yabakoreye mwarabimenye ariko barakorana bigenda neza nako bikomeza ubuzima. Uyu mugabo Samweli turimo tuvuga ngaha Sawuli niwe wakomeje ubwanga twari tuvugaho na Sawuli noneho birakomeza cyane cyane kuvuga mu gihe Samweli yerekaga abantu umwami mushya kuko yafashe umwami mushya aza kumwerekana imbere y'abantu. Umwami mushya yari Sawuli aza kumwerekana imbere y'abantu. Yashatse kwerekana ku mugaragaro kwizerwa kwe ko mu gihe yarayoboye kwizerwa. Yashatse kwereka Sawuli kwizera barayizeraga ariko hari impamvu bayizeraga ntabwo byapfaga kuza biti ikindi bamumpere mikrofone kugira ngo aduhe ubuhamya butarengeje iminota 3. N'abandi banyacyubahiro mwese muri hano yashimira kandi Bishop w'intara y'Amajyaruguru ubutumwa uyu mwanya wa minota 3 reka nshimire ko kandidatire yanjye yakiriwe kandi akaba atanze ubuhamya njye nabona ntabona narenzaho arabyivugiye ariko mu by'ukuri ndashaka kugira ngo ubuhamya bwanjye bushingire ko mu kwemera Imana aho nageze muri AEBR muri 2 abatirizwamo muri 2001 njye n'umuryango wanjye twiyemeje gukorera Imana kandi tukazamura n'itorero ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Mu by'ukuri aho ndi hose mafite ishyaka ryo gukora nubaka umurimo w'Imana ndetse n'umurimo wo kugira ngo tuzamure abanyarwanda muri rusange muri leta yacu mu bw'abanyarwanda ko twaharanira ko muri intara y'Amajyaruguru babona ikigo cyitwa Sogonderi kagari ka Mugari aho nkorera muri mfite primaire gusa ariko ndashima Imana ko umuhigo nari mufite mu mutima hanyuma AEBR imbinyuma
kuko nta sambu njye mfite natanze yari isambu ya EBR, ariko kubera ubuvugizi no gufatanya n'abafatanyabikorwa n'akarere ka Musanze mbona biremeye. Ibindi byo ni ibisanzwe gukorera Imana, nta gihombo kirimo. Reka mvuge muri make ko mvuze byinshi narambirana. Murakoze. Imana ibahe. Nubwo amashyi menshi yose Imana nzi ko wabonyemo ibyiza ndetse n'ibikomeye kugira ngo ukore uriya murimo witabire bira byose wagezeho. Ntabwo ari uyu mwanya uhagaze imbere yacu wiyemeje ko ugiye gukomeza gukora uyu murimo mu ishuri uharanira guteza imbere imirimo ushinzwe kandi ufatanije n'iyi ntambwe uteye kugira ngo ikomeze iguhe imbaraga, igihe ubwenge, kuko hari byinshi ubona ku bakozi baba pasitoro uburyo bagira ishyaka, ariko wibonda gusa kugira ngo warushaho kugira akarusho muri uyu murimo. Ese urakomeza kwitanga kuko wari usanzwe witanga? Yego, ndabyemeje kandi nzabikora kandi nzakomeza kwitanga. Uzaje ukora umurimo mwari amashuri ushinzwe ufatiye urugero kubabanjirije ko bo hambere no muri iri torero ugiye kwerezwamo uyu murimo w'intambwe ya mbere? Yego, ndabyemera. Uzaje wumvira inama ugirwa n'ubuyobozi bugushinzwe kandi uzitwararika gukurikiza urugero rwiza rwo gukora uyobowe n'ijambo ry'Imana hamwe n'umuhamagaro ufite? Yego, ndabyemera. Uzaje wubahiriza ibyemezo by'inama y'ubuyobozi bw'inzego zose uhereye zose za EBR? Yego, ndabyemera. Bakumpera amashyi. Ndagutongera aya magambo uzayazigame kugira ngo uzabashishwe nayo, bizaguheshe gushyirwa mu rwego ruri imbere usigaye kuzamurwamo, kuko birashoboka rwose. Uri umusore ufite ubwenge kandi AMR ikeneye abantu nkamwe. Niyo mpamvu ngiye kugutongera aya magambo kugira ngo ajya gushoboza ko bukene ko bwije. Rya mbere turibona muri Timoteyo ya 2 ibice 2 murongo wa 15 kugeza 16. Uje ugira umwete wo kwishira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri, ariko amagambo yamanjwe atarayimana uyazibukire, kuko abayavuga bazarushaho gushayisha. Nanone Timoteyo ya 2 murongo bice 2:22 nuko uhungira ari rya gisore. Jean de la Croix Nzabandora, uri umusore rwose, ndagutongera gusaba kugira ngo uhungira ari rya gisore, ahubwo ukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro, ufatanije n'abambaza umwami wacu bafite imitima iboneye. Ndakomeza mu gice cya 4 murongo wa 1-5. Ndagutongera mu maso y'Imana no mu maso ya Kristo Yesu uzakiraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwirize abantu ijambo ry'Imana ukoresheje iyo mpano Imana yaguhaye yo kusabana no gushaka amapartenariya hirya no hino. Ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu gihe kitagukwiriye. Uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba abarya yifuza kumva ibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri. Bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Ariko weho Nzabandora Jean de la Croix, wirinde muri byose, wemere kurengana, ukora umurimo wahamagariwe muri amashuri, dore ko harimo urubyiruko rwinshi. Muri raporo duherutse watubwiye ko ufite abana barenga 1000 na abo bana
kubwirwa ijambo ry'Imana, bakeneye kubabera ni ukuri icyitegererezo cyiza, bakeneye kubageza kuri Yesu. Uwo ni umuhamagaro wawe, uri pasitoro ufite ndetse benshi. Abo rero icyitegererezo cyiza kandi ubakoreho umurimo ugiye gushingwa uyu munsi. Reka abashumba kumubashisha ari wenyine ntacyo yakwishoboza, ariko muri kumwe byose birashoboka. Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo data umubashishe. Emeye gutera intambwe imwe nawe utere 99. Mwami ndakwinginze kugira ngo databuja umuhe mwuka wera amubashishe muri uru rugendo. Turakwinginze kugira ngo databuja umuhumure amaso mu izina rya Yesu abashe kubona. Kandi databuja Mesiya mwiza, ndakwinginze kugira ngo umukumbi data wamuragije Mwami ntazabugire n'imwe icika intege cyangwa ngo isubire inyuma cyangwa ngo itane, ahubwo databuja ndakwinginze kugira ngo maze databuja Mesiya mwiza zose zazisohoza amahoro. Turakwinginze rero natwe duciye bugufi kugira ngo ukomeze utubashishe Mwami, dukomeze tukureba kandi dukomeze databuja tuguhamya. Imbaraga z'umwuka wera zikomeze zitugote mu izina rya Yesu. Cyaguhesha icyubahiro data, ugikoreye kwiyubahisha. Senze nizeye ndangije gukomera amashyi nguvugiriza impundu kuko uri Imana ikomeye. Mana data mu izina rya Yesu Kristo, abo guteka Imana nyir'ingabo mwomeho. Icyo dusaba mwuka wera mushyigikire, icyo twanze ni Satani n'ingabo ze. Mubere bari ku rugamba muri murimo kandi nyakubahwa Imana, imbaraga zivuye mu ijuru zizamwomeho iminsi yose. Urakoze, turamusabiye nyakubahwa Imana, ngwino uje uhagararana nawe, ngwino ubane nawe muri byose, mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Mana data mu izina rya Yesu turagushimye. Kuzimana Zawandora Jean de la Croix, uyu mwanya ndimo ndaguha ikimenyetso kigaragaza iyi ntambwe uteye, kandi kuko nabivuze ayiberera gukeneye uwo wese. Kino gihe hari abagaragu babi batumvira basebuja, bataha mu rugo rwa basebuja, ariko weho ndagutongera mu maso y'Imana ko ugomba kuba imbata ya Kristo, kandi imbata iba mu rugo rwa sebuja uko bukeye. Mu izina rya data twese n'umwana n'umwuka wera. Uyu mupapa watoranijwe uyu murimo kugira ngo bazamufate amaboko bamukomeze igihe yitabiriye uyu murimo ari mu nshingano zabo. Uzabahe Mwami imbaraga zo kumusunikira muri uyu murimo, uzabarinde kumuca intege, bazamubere abana beza bakwiriye kumva inshingano ze ashinzwe. Nuko rero wagwizeho imigisha yawe, haba mu byo bakora byose, mu mirimo yabo bwite, mu mirima, ndetse Mwami Imana no mu itorero ryawe. Bizakomeze bityo no mu gihugu no mu nzego bwite za leta aho akorera umurimo. Reka rero ubuntu bwawe, amahoro yawe, ineza yawe bikomeze kubana n'umuryango we ndetse n'abandi ashinzwe bose. Tubimusabiye twizeye ko Mwami Imana uzabimusohoresha umwete wawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Koze cyane. Reka dusabe abateguye
kuyobora ikorera mu turere dutanu: Musanze, Gakenke, Rulindo, Burera ndetse na Gicumbi. Muri Musanze dufite amatorero 12 n'amatora 2 y'Ubuvunyi. Muri Gakenke dufite amatorero 3 ni chapelle imwe cyangwa se itorero ry'Ubuvunyi. Muri Rulindo dufite amatorero 4 n'Ubuvunyi 1. Itorero rya Muranzi ryari rimaze igihe ridatanga raporo, ariko hashize amezi 4 ritangiye gutanga raporo. Ubu dufite umushumba mushya. Muri Burera dufite amatorero 3, Gicumbi dufite amatorero 3 ndetse bakagira n'Ubuvunyi 3. Tukaba dufite amatorero akora 23 n'ay'Ubuvunyi 5. Ayo matorero yose agagwemo amasurejo 3 ariyo Musanze, Rulindo na Gicumbi. Fatanije n'abashumba hamwe n'abakristo baje baserukiye abandi, turagira ngo dushime Imana ikomeje kuturindira muri uyu murimo. Turakomeza kwibuka ibihe bikomeye twaguyemo byaranzwe na COVID-19. Imana ikatwereka ukuboko kwayo ukomeye muri ibyo bihe. Tukanakomeza gushimira uburyo ubuyobozi bw'igihugu cyacu kubw'ingamba zikomeye zafashwe kugira ngo icyo cyorezo gihashwe. Ibikurikira ni bimwe twashoboye kugeraho mu ivugabutumwa. Ivugabutumwa byakomeje kuvugwa muri aya matorero no mu bihande by'Ubuvunyi twavuze haruguru. Habatijwe abizera bashya 785, ariko bararenze kuko ejo nahawe ni raporo bararenga, bageze muri 850. Kuri buri torero hafi ya hose bafite ishuri ryo mu cyumweru kandi bikorwa neza. Za surejo uko ari 3 zahawe ubujyanama kugira ngo imikorere irusheho kugenda neza. Amahugurwa atandukanye mu masurejo yarakozwe. Amateraniro y'umugore n'umuryango yaritabiriwe. Amarushanwa y'amakorali yarakozwe ndetse hanakorwa amasengesho y'abashumba ku rwego rwa regio. Gahunda z'amasengesho mu matorero yose ku munsi wagenwe no na buri torero uba rimwe mu cyumweru zaritabiriwe, kandi ayo masengesho tubona afite umumaro. Haguzwe ibikoresho by'indangururamajwi n'ibijyanye nabyo bifite agaciro k'amafaranga angana na $20,303 n'amafaranga 413. Imibereho myiza ku bijyanye na mituweli de sante, abakristo bacu bamaze kumenya agaciro. Raporo mutanze, raporo nziza ibikorwa biriho byakozwe, kandi ko byavuzwe byose biri muri gahunda twese tugomba kugenderaho itorero ryacu AEBR. Nyakubahwa Umuvugizi Mukuru wungirije, kubahwa Perezida wa Komite Nyobozi ya AEBR, banyakubahwa abishops mwese muri hano, banyakubahwa basureje hano muri hano, abayobozi b'amatorero anyuranye, bashumba muri hano, abakozi banyuranye mu nzego zinyuranye muri hano, bakristo mwese usangiye umurimo wongeye kwirwa.
nk'uko muba mwaradutumye twese abari hano imbere yanyu, ni ngombwa ko tubabwira ibyo turi gukora cyangwa se kurebera hamwe niba turi mu murongo cyangwa turi gukora ibyo twemeranije gukora. Mu buryo bwihuse, amasaha yagiye. Mu minsi ishize mwarantumye murantuma kugira ngo njye gusohoza ubutumwa mu mirimo inyuranye. Rero uko bisanzwe iyo umuntu ari mushya cyangwa se umuntu agitangira, abanza kumenyana n'abo agiye gukorana nabo. Icyo gikorwa cyarabaye, aho nagiye niyegereza abo dukorana umunsi ku wundi ku biro, aho nagiye ngera muri maregiyo tukamenyana n'abantu, ndetse mu buryo n'ubundi mpamagara abadiregiteri bayobora ibigo by'amashuri yacu tugahura tukaganira n'izindi nzego zinyuranye. Ibyo byarakozwe. Ikindi kwari ukumenya ibibazo by'umwitorero, ibyo nabyo byarakozwe nifashishije nanone abakozi turibana umunsi ku wundi, nifashishije abayobozi bakuru ba AEBR, aho twagiye duhurira mu mwiherero twakoranye ababishops ndetse n'abasurejono, ndetse nifashishije nanone amadosiye nahawe mu muhererekanya ubasha. Ibyo byose byampaye ishusho yo kumenya ibibazo turimo tugendana nabyo. Ikindi ni uko muri iki gihe habayeho nanone kumenyana no mu nzego zo hanze, aho nagiye bwite bwa leta cyangwa se inzego za leta kugira ngo tumenyane, nyegera andi matorero dusangiye umurimo, nsangiye imyemerere nayo tudasangiye imyemerere birumvikana. Nagengera hirya no hino tukamenyana, n'abaterankunga usanganywe ndetse n'abandi bakwiyongeraho bashya, aho hari abagiye kugeza ubu tumaze kubona babiyongeraho. Nanone no mu rwego rwo kugenda tumenyana na ya miryango yindi twari dusanzwe dukorana nayo, ibyo nabyo byarakozwe kandi birakomeje. Ibyo byose twagiye tubijyamo. Rero hari ibiri imbere tugomba gukomerezaho, hari gahunda zihutirwa tugomba gufatanya namo, gahunda zijyanye no gusubiza ibibazo cyangwa se ibyifuzo bya RGB bijyanye n'umukozi ukwiriye mu mwanya ukwiriye. Iyo gahunda turimo tuyigendanamo na bene data, turi mu biganiro aba bose, tuzagenda tubikora andi bamaze kugera kure. Ndetse hakabaho na gahunda ijyanye no gukora isuzumabikorwa ry'igenabikorwa ryagutse ryacu, plan stratégique. Tugiye gutangira gukora evaluation cyangwa se kureba ese byari biteganyijwe n'ibihe, byakozwe n'ibihe, byarakozwe n'ibihe, imbogamizi zabaye izihe, ese twongere tubisubizemo niba dushobora guhangana n'imbogamizi cyangwa se tubikuremo n'imbogamizi tubona zitugoye. Ni dusuzuma bikorwa rigiye gukorwa n'ibivaho, noneho twinjire mu gikorwa nyirizina cyo gukora indi plan stratégique ya 2024-2034. Ibyo rero ni urugendo tugomba kugendanamo twese. Bene data twaricaye, hari ibibazo twagiye tureba, no mu minsi iri imbere hasaba gufata timu twicarana tumarane iminsi ahantu tubivemo, tuze no muri mwe muzagira uruhare, hari ibibazo muzasubiza, ariko twese tuyisangire dufatanyije tuzabone iryo gena bikorwa ryagutse ry'imyaka iri imbere. Ibyo rero ni urugendo. Rero tuzakurikiraho hariho none gukurikirana niba umurongo twiyemeje, hariyo moto cyangwa se wa murongo twavuze
batekereze byagutse ibikorwa bishingiye ku mihigo biteguye kubazwa inshingano ariko nanone duharanira ubumwe mu itorero ryacu AEBR. Ni ukureba noneho imirongo ikubiye muri icyo kintu kinini ni iyihe irimo, noneho tukareba si imirongo ikubiyemo abantu barayisobanukiwe, ese ubwo bari kubikora bigeze aribyo tuzaba dusangamo biriya by'amazu yo gusangiramo mwakoze nyakubahwa bisemo bivuga, biriya by'ishuri ryo ku cyumweru by'abana, biriya byo kwita ku miryango, biriya byo kureba ikigega cy'ingoboka ese kwigira, ibyo byose turebe biri muri kiriya kintu kinini. Ariko si none ibikorwa turi gukora turi kubikora dute, ese turi kugenda na gahunda iriho, ibyo byose bizagenda biza. Rero nyakubahwa mvuga kuri raporo mwatanze, hatangiye bivuga ibikorwa mwagaragaje biri muri gahunda ya AEBR, mane wongera umugisha. Kandi ndebye imibare biki ntabibonye, urabona ari ibintu ni ukuri biri gusobanuka, mukomereza aho mukore, ariko nanone mwe kujya mukora gusa ngo mugende mutaresubira inyuma cyangwa mwicare muhuke gatoya mushire imungu mwongere mutekereze turi gukora ibiki, ese aho ntitwataye gahunda. Rero mugiye mufata n'umwanya wo gutekereza tugezeye, turi gukora ibihe, ese turi gukora ibyateguwe ariyo amigo, ariyo byateganya bikorwa, ntituri gukora ibintu gusa teganya bikorwa kijyana no gukora ingengo y'imari, noneho hakabaho no gutanga amaraporo kubaza inshinga. Hari amafomusi mwabonye twarayabahaye turi mu mwiherero, hari igenabikorwa y'amezi y'umwaka, hari igenabikorwa y'amezi 3, hari na raporo y'amezi 3, hari n'ikindi twatanze kirimo kubarura umutungo tukamenya umutungo wacu, mwongere kunyuzemo amaso, twasezeranye ko guhera mu kwa mbere tuzatangira kubikoresha. Imana ibagire neza. Rero raporo ni ukuri twese twayigiriye yacu, sibyo? ziraziritse nubwo zango zaziritse mu izina rya Yesu. Nufashwa uhaguruke umurezi Imana icyubahiro, nicara n'umuntu ukabona mwakuza gufashwa mwimuke wicara ahandi kugira ngo ufashwe neza. Zamura ndirimbo pa Thank you.
uwiteka nyagasani imana isumba byose yaba atari wowe wabaye mu ruhande rwacu umwanya nguyu wo kwirirwa mu bikari byawe ntabwo tuba twawubonye. Umugaragu wawe yaravuze ngo kuhaba umunsi umwe gusa kuruta kumara imyaka 1000 hanze. Ndagushimye ko watwemereye kubana nawe mu bikari byawe, reka nature umugisha uwo ari wese wakandagije ibirenge by'ahangaha. Uzarinde ubugingo bwacu, uzaturinde mu matora atandukanye, uzongere kuduhuza turi bazima, utubere Imana ya byose. Waje afite ikibazo umubere igisubizo, waje yarwaye umubere umuganga, waje gushaka atahakubonye, kandi nitugeraho ducumbitse twese turakomeza gushima izina ryawe. Uzaduhuze tutababaye, uzongere kuduhuza kindi gihe twishimye, kandi abagize icyo bakora kugira ngo ibi byose bigerweho tubatureho umugisha. Abatanze ubutunzi bwabo, abatanze amaturo y'ibirundo, abo bose bitanze uzabarongeshe amaturo yishimwe. Bisabye Imana Data mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.